Mwongeye kwirirwa mu isomo riheruka rya kane twabonye ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere, ariko cyane cyane turebamo biburira ibyago. Ikindi ntari natangira iri somo nagira ngo mbamenyeshe ko muri kwigishwa na mwarimu Rora muri Dynamics Driving School. Mukeneye kuduha ibitekerezo, inyunganizi cyangwa se mukeneye kwiga byihutirwa, mwaduhamagara kuri 0783 801 753. Rero tugendanye n'ibiri aha ngaha, cyangwa reka twibukiranye n'ahashize twe twize ibyapa biburira ko twe twabonye ko bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango kikaba umukara, aribyo bigaragara hano hejuru. Uyu munsi rero ku isomo ry'uno munsi turibanda cyane cyane ku byapa byo gutambuka mbere. Ibyapa byo gutambuka mbere byerekana umuntu uri gutambuka mbere mu nkomane cyangwa mu mahuranyirizo y'imihanda, rero twita mu nkomane. Duhereye kuri uno murongo wo hasi turabona icyapa cyanditsemo stop, bakitahagarara akanya gato. Tukabona kino bita tanga inzira cya mpande eshatu icuramye, tukabonamo iki ngiki gikozwe muri losange cyangwa rombasi cyangwa mu ngirwamashi cy'umuhondo, bacyita uburenganzira bwo gutambuka mbere. Tubonamo bacyita nyine umuhanda batambukamo mbere. Tukabona kino kirimo uturanga cyerekezo tubiri, ak'umweru n'ak'umutuku. Iki bacyita gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ngiye ni umweru nzatambuka mbere bareba mu ibara ry'umutuku, tukite ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Tukagira kino kiri mu ruziga cyangwa ariyo twita ingasire, kirimo uturanga cyerekezo tubiri, ak'umutuku n'ak'umukara. Bacyita gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Rero duhereye ku kibazo cya mbere, ibi byapa ndagira ngo mbibutse yuko ibi tugerageza kubihuza n'ibizamini bikabazwa mu kizamini cya provisoire. Ntabwo nshaka ko tubikora nk'abafata mu mutwe cyane, bagira ngo dukore ibintu twumva. Duhereye ku kibazo cya mbere, ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Iki cyapa ubusanzwe twabonye ko bacyita hagarara akanya gato. Batubwiye ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Rero iki cyapa twabonye ko bakitahagarara akanya gato. Bagishyira aho imihanda ihurira cyangwa imbere y'inkomane, kugira ngo wowe uturutse ahantu utabasha kureba neza mu muhanda ugiye kwinjiramo, ubanza uhagarara akanya gato, ucunge ibumoso n'iburyo, nubona ko nta kibazo ubone gutambuka. Rero kubera ko n'ubundi waba wakwiye ngo uhagarare, uzahagarara niyo nta kinyabiziga waba ubona, ubanza ucunge neza niba n'icyo kinyabiziga gihari. None rero batubwiye ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Hano ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga waba ubona, ukabanza ukareba neza niba gihari. Buri gisubizo ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga waba ubona. Iki cya kabiri, ngo icyapa gisobanura iki? Iki cyapa ubusanzwe bacyita tanga inzira. Bacyita tanga inzira. Bari batubwiye ngo tanga inzira. B, icyago. C, icyerekezo kimwe. D, ntihanyurwa. Iki cyapa ubusanzwe bacyita tanga inzira. Buri gisubizo ni A. Tanga inzira rero ikora kimwe n'ibyo kino kivuga hagarara akanya gato gikora. Bikoreshwa hamwe, bashobora gushyiraho tanga inzira cyangwa gushyiraho hagarara akanya gato. Rero iki rero bacyita tanga inzira, buri gisubizo ni A.
no dukomeje n'ikibazo cya gatatu ngo icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira iyihe shusho? Rero iri kugaragaza ishusho y'ibyapa biburira. Ibiburira byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu. Ino B iragaragaza ishusho y'icyapa kibuza. Ibibuza byose bikozwe mu ishusho y'uruziga ari rwo twita ingasire. C urabona ko ari yahagarara akanya gato bakuyemo cya kirango cyayo cyanditsemo stop. D iravuga ko ari tanga inzira. None se uri kumva niduvuga ngo icyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira iyihe shusho, turabona ko ari kino cyatanga inzira. Ngewe igihe natanze inzira, ngewe mpaye abandi uburenganzira gutambuka mbere yanjye. Rero igisubizo ni D. Ino mpande eshatu icuramye yatanga inzira, nicyo cyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kubera ko njye ntanga inzira nkaha uburenganzira abandi bagatambuka mbere y'abandi. Rero igisubizo ni D. Noneho ikibazo cya kane, iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa bacyita, reka mbanze nsome amahitamo baduhaye. Batubwiye ngo A ngo ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. B ni uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi mu masangano y'umuhanda kwegereye. C ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iki cyapa rero ubusanzwe bacyita umuhanda batambukamo mbere, kubera ko njyewe iyo mpageze kinyuranye na bya bindi bibiri twabonye tugitangira. Iki ngiki noneho ni uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere, abandi bakaba bahagaze. Iki cyapa rero bacyita uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ibyo turabisanga kuri A. Noneho ikibazo cya gatanu, iki cyapa gisobanura, icyapa kivuga iki? A ngo ni iherezo ryo gutambuka mbere. B ni gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano hari utuntu tubiri nshaka ko dufatanyaho. Abizi ikinyarwanda ngira ngo kundusha babyita icyungo. Icyungo ubwo ni kw'ibinyabiziga na y'ibinyabiziga. Rero iki cyapa bacyita gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ngewe ndi mu mweru, nzatambuka mbere ya biriya binyabiziga biturutse imbere byo mu ibara ry'umutuku. Ubwo turabyita ngo C iravuga ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Buri gisubizo ni C. Noneho iki ngiki nacyo cya gatandatu ni ikinyuranyo cya cya kindi tuvuyeho. Hano batubwiye ngo batubwiye ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gisobanura ibi bikurikira. A birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero iki cyapa noneho ntabwo ari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Njyewe ndi mu mutuku, nzaba mpagaze n'inzira bareba mu ibara ry'umukara babanze batambuke. Ngo turabyita ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Ibyo turabisanga kuri B. Noneho kino cya karindwi, icyapa kigizwe, icyapa witegereje ni icyapa kiburira bakuye mu mabara yacyo. Bagiye kukubaza ibikiranga. A ngo ni ishusho ya mpande eshatu ubuso bw'ubururu. B ni ishusho ya mpande eshatu ubuso umukara. C ishusho mpande eshatu ubuso umweru. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Rero iki cyapa tubonye ko kiri mu byapa biburira. Ibiburira byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Tugisubije rero mu mabara yacyo, ubundi bacyita, icyapa bacyita inkomane, aho umuhanda urasukira iburyo mu mfuruka igororotse cyangwa muri angere ya 90, ariko nonaha bagifotoye mu mabara atari ayacyo. Ubwo ibyo si byo batubajije, batubazaga ibikigize. Bari kutubaza ishusho yacyo, bakatubaza n'ubuso bwacyo. Ishusho yacyo rero ubu ngubu ni mpande eshatu, ubuso burimo imbere bukaba umweru. Ibyo turabisanga kuri C. Batubwiye ngo icyapa kigizwe, ishusho ni mpande eshatu, ubuso bukaba umweru. Igisubizo ni C. Iki cya munani ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa ubusanzwe ni cya kintu bavuga ngo nihagarara akanya gato. Bari batubwiye ngo guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B, hagarara akanya gato. C, ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Iki cyapa rero ubusanzwe bacyita hagarara akanya gato. Igisubizo ubwo ni B, ni hagarara akanya gato. Igisubizo ni B. Noneho ikibazo cya 9 ngo icyapa gisobanura iki mu nkomane? Iki cyapa ubusanzwe bacyita tanga inzira. Inkomane ni hahandi umuhanda uza ukinjira mu wundi, ugasanga ni mahuranyirizo y'imihanda. Rero icyapa gisobanura iki mu nkomane? Ubundi ubusanzwe bavuga ko umuntu wese ushaka kwinjira mu muhanda agomba kureka ibinyabiziga bigendamo bikabanza bigatambuka. Urumva niba nanjye nturutse mu muhanda nkaza nkagera kuri iyo nkomane y'iyo mihanda, nzatanga inzira ku binyabiziga biri kugendera muri uwo muhanda ngiye kwinjiramo. Ubwo nitubihuza n'ikibazo dufite aha, batubwiye ngo A, gutanga inzira ku binyabiziga binini. B, gabanya umuvuduko uha inzira abanyamaguru. C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D, tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Rero ku byo dufite aha ngaha, turaza gusanga ko turi busubize C, ivuga ngo tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Iyo utarinjira muri uwo muhanda, nzatanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini negera. Buri gisubizo ni C. Iki cya 10 n'ubundi uri kubona ni yatanga inzira ikigaruka, ariko igikoreshejwe ahantu hatandukanye n'ahambere. Batubwiye ngo iki cyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse. Inkomane naho umuhanda uza ukinjira mu wundi. Aho banyura bazengurutse nahita muri rompuwe. Hamwe ngiye kugenda nkanyura nzengurutse ni muri rompuwe. Ubusanzwe twinjira aho banyura bazengurutse cyangwa muri rompuwe, twinjira tujya mu kuboko kw'iburyo. Ariko mbere y'uko twinjiramo, tugomba kureka ibinyabiziga bigenda muri iyo rompuwe cyangwa bigenda aho banyura bazengurutse bikabanza bigatambuka. Rero igihe ngiye kwinjira aho banyura bazengurutse, ngomba gutanga inzira ku binyabiziga byantanzemo. None batubwiye ngo A, gutanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. C, tanga inzira ku makamyo na za otobisi. D, ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Rero ahangaha nzatanga inzira ku byantanzemo, kandi byantanzemo byatangiye kuzenguruka, ngewe ugiye kwinjiramo biba biri guturuka mu kuboko kw'ibumoso bwanjye. Ubwo rero ndasubiza ngo nitanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso, ko turabisanga kuri B. Noneho iki cya 11 ngo hejuru y'aka akanunga bishobora kuba dodani cyangwa bikaba aho hahandi umuhanda uzamuka ugahita wongera ukamanuka. Reka turebere aho umuhanda uzamuka ugahita wongera ukamanuka. Rero umuhanda urambuye mabasha kure neza muri metero nyinshi imbere yanjye, ariko umuhanda uriho ako kanunga ho ntabwo nabasha kureba neza muri metero nyinshi imbere yanjye. Ngiye kuzamuka nkahita mpura n'imodoka zituruka hamwe ngiye kumanukira. Noneho ubwo rero icyo bivuze ni uko abantu ntabwo baba bareba neza muri metero nyinshi imbere yawe. None ngo hejuru y'aka kanunga,
nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanije umuvuduko? Ntabwo wanyura ku kinyabiziga kandi wagabanije umuvuduko. Muri make kugira ngo unyure kuri mugenzi wawe ugomba kubanza ukongera umuvuduko ugasumba ibyo wari afite. B, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, ukanonga n'ubundi wanyura ku kigendera ku mapine abiri, wanyura ku kigendera ku mapine ane, n'ubundi ntabwo wanyuranaho ku kanonga. C, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Ntiriwe njya muri byinshi, kanunga kubera ko ntabasha kurenza muri metero nyinshi imbere yanjye, kunyuranaho ibumoso birabujijwe kubera ko ntabasha kurenza imbere yanjye. Buri gisubizo ni C. Noneho iki cya 12 ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Twibukiranyije mu byo twavuze cyangwa mu byo twavuze ubushize, iki cy'umuhondo bacyita umuhanda batambukamo mbere, ari nacyo bavuga ngo ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Gifite nimero ya B3. Iki cyo mo hagati ni ikiburira gikozwe muri mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, kiba cyita inkomane y'imihanda. Iki cyo ku ruhande rw'iburyo cyanditseho A20 bacyita inkomane gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. None bambwiye ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ariko ku cya 20 A29, iki ngiki tubonye ngo ni inkomane gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. Amategeko rusange atubwira ko gutambuka mbere ruturutse mu kuboko kw'iburyo. None batubwiye ngo ni ikihe cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ni kino cyanditseho B3 yanditse kuri A. Ni icyapa cya B3 nicyo kinyemerera gutambuka mbere. Igisubizo ubwo ni A. Noneho icya 13 ngo ni ikihe cyapa muri ibi bikurikira kintegeka gutanga inzira? Reka tubihuze n'ibyo twize mu byo twize mu kanya cyangwa ibyo twize kera. Iki cy'ibumoso bacyita kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Cyo mo hagati bakacyita gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Iki cyo ku ruhande gihera cyanditseho B6 bacyita gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. None bambwiye ngo ni ikihe cyapa kintegeka gutanga inzira? Urumva ikintegeka gutanga inzira kirantegeka guhagarara nka inzira abo tugiye guhura. Dukurikije ibyo turi kubona rero cyangwa n'ibyo twize, ikintegeka gutanga inzira ni kino cyo mo hagati. Njyewe ndi mu mutuku nzaba mpagaze, n'inzira abona wo mu ibara ry'umukara. Cyanditseho B5 turabisanga kuri B. Noneho ikibazo cya 14 ngo umuhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, fire y'urugendo ikoreshwa ryari? Ikiba cyita uruhererekane rw'amakoni, aho irya mbere riturutse ibumoso. Rero niba umuhanda urimo amakorosi menshi cyangwa amakona menshi, ngo fire y'urugendo ikoreshwa ryari? A, muri imbere ya buri koni. B, muri buri koni. C, nyuma ya buri koni. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero feri tuzajya tuyifata mbere yuko twinjira mu ikoni, kugira ngo twinjiremo twizeye yuko niyo twahurira n'ikinyabiziga kidutunguye dushobora kugabanya umuvuduko cyangwa tugahagarara bitworoheye. Rero ngo umuhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ikoreshwa mbere ya buri koni, mbere yuko twinjira mu ikoni. Buri gisubizo ni A. Cya 15 ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye ikinyabiziga cyahagaze. Niba ufite kano kamenyetso kaburira ka mpande eshatu, imodoka ikagupfira cyangwa ikinyabiziga kikagira ikibazo, aka kamenyetso ka mpande eshatu bagashyira ngo A, ngo muri metero 5, B, metero 25, C, metero 45, D, metero 100. Rero hari ibintu abantu dukunda gukora cyangwa dukora nk'amakosa, ugafata kano kamenyetso ka mpande eshatu kakiyegereza cyane. Buriya ni nkaho nta muntu kaba kamaze. N'ubundi umuntu uje yihuta kukugonga biroroshye kubera ko ntabwo yabonye umwanya wo kugabanya umuvuduko ngo ahagarare cyangwa akunyuraho bitateje ikibazo. Niyo mpamvu akamenyetso ka mpande eshatu nibura wakabaye gatereka muri metero 25. Uvaye imodoka yapfiriye ku buryo na wa muntu uje afite umuvuduko mwinshi abasha kuwugabanya akakugeraho yahagarara nawe bitamuteje impanuka cyangwa ziteza abamuturuka inyuma. Rero nguye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye ikinyabiziga cyahagaze,
nibura bakaba gatereka mu ntera ya metero 25. Buri gisubizo ni B. Noneho icya 16 ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyatwaye biturika byafata inkongi? A iravuga ngo ni long vehicle. Long vehicle ni ikinyabiziga kirekire, urumva ko nta hantu bihuriye n'inkongi. B irimo urumuri cyangwa ikibazo cy'umuriro, iki nicyo cyerekana ko ibyatwaye biturika byafata inkongi. C twabonye ko bacyita hegereye cyangwa kidasobanuye ukundi. D ni akapa gashyirwa ku modoka zitwara imizigo n'imodoka zitwara abantu barenze 8, gashyirwa kuri rumoroki n'amakuzungu cyangwa biriya binyabiziga bikururana, ntabwo kazaba kagifite ishusho ya mpande enye, kazahita kagira ishusho ya mpande eshatu. None rero batubwiye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikorera ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyatwaye biturika byafata inkongi? Ni kino cya B. Usanga akenshi gishyirwa ku modoka zitwara amapeteroli na zino zishobora gutwara amagazi. Nicyo cyerekana ko ibyatwaye biturika byafata inkongi, ngo igisubizo ni B. Noneho 17 ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira, ngo ni iyihe mpamvu ari icyapa cyo guhagarara hano? Hano dufitemo ya stop cyangwa yahagarara akanya gato. Kubona turi guturuka mu muhanda bahise badushyiraho stop, banatambika akarongo gatambitse hasi. Ubundi bavuga ko umurongo utambitse mu muhanda ugororotse uvuga ko ari uguhagarara akanya gato gategetswe, kandi ibyandikishije ibara ryera mu muhanda bishobora kuzuzwa n'ibyerekanwe n'ibyapa. Muri make biri kunganirana. None batubwiye ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. B umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Rero hano turavuga ko igisubizo ari A. Turavuga ko impamvu bagushyiraho ino stop cyangwa hagarara akanya gato ni uko biba bigoye kubona neza mu muhanda munini, ukabanza ugahagarara akanya gato ugacunga imoso n'iburyo. Buri gisubizo ni A. Batubwiye muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Muri iyi mpamvu hari icyapa cyo guhagarara hano ni uko biba bigoye kubona neza mu muhanda munini. Buri gisubizo ni A. Cya 18 ngo muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Ibi byose twagiye tubibona. B6 bacyita gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. A19 bacyita kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B3 ivuga umuhanda batambukamo mbere. A22 ni inkomane y'imihanda. None batubwiye ngo ibyapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Ni B6, kuko ngewe ndi mu mweru nzatambuka mbere y'abaturutse aho agana bari mu ibara ry'umutuku. Icyapa cya B6 turabisanga kuri A. Noneho cya 19 nk'icyapa gisobanura iki? Iki cyapa bacyita abana. A yavuga ngo abana. B inzira y'abanyamaguru. Inzira y'abanyamaguru ntabwo biteye gutya. Inzira y'abanyamaguru harimo umunyamaguru uri kugenda muri za zebra crossing cyangwa muri ya nzira y'abanyamaguru. C ni ikibuga cy'imikino cy'abana. D ngo ikibuga cy'imyidagaduro. Abana iyo bafashe ukamwambika uniform bitwa abandi bitewe n'aho bari, ariko ntabwo bikuraho ko ari abana. Icyapa rero bacyita abana. Noneho cya 20 ngo iki cyapa gisobanura iki? A ngo ni isoko ry'amatungo. B ivuriro ry'amatungo. C uruzitiro rw'amatungo. D akayira k'amatungo. Ahangaha ikintu gihita kibaho n'ubundi bari kutugaragarizamo inka igaragaza amatungo. Iki cyapa rero bacyita akayira, nako bacyita akayira k'amatungo. Buri gisubizo ni D. Noneho mwakoze kureba ino video, ndabashimiye ku mwanya wanyu mwafashe. Ikindi mbifurije amahirwe mu bizamini mukora, kandi mukomeze mukande subscribe, mukande share, mutange ibitekerezo. Ikindi ukeneye ubufasha bwacu waduhamagara kuri 0783 881 753. Akoze
kureba ino video, mugire umunsi mwiza.